Ndabasuhuje kandi mbaye ikaze ku muyoboro wacu wa YouTube ku Isoko TV. Uyu munsi reka turebere hamwe ibigenderwaho kugira ngo Papa atorwe ndetse n'uko Papa atorwa mu byitwa conclave papale mu rurimi rw'igifaransa. Ibinyamakuru bitandukanye byagiye byandika kuri uyu muhango w'itorwa rya Papa, ariko twe turifashisha ikinyamakuru nka Iseka News. Ku itariki ya 14 Gashyantare 2025 umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa Francisco yajyanywe mu bitaro bya Gemelli i Roma kubera indwara zo mu buhumekero. Uku kujyanwa mu bitaro byatumye abahagaritse zimwe mu nshingano ze kuko akomeje kugorwa no guhumeka ndetse no kugaragaza umunaniro. Abaganga bamwitaho bakomeje gutangaza ko arimo guhabwa ubuvuzi bwihariye kandi ari gukurikiranwa n'abaganga be ba hafi. Umuvugizi wa leta ya Vatican Matteo Bruni yatangaje ko Papa Francisco azaguma mu bitaro igihe kitagenwe. Bruni yongeyeho ko nubwo Papa Francisco ari mu bitaro ko ahorana ibyinshimo n'umunezero. Abakristo Gatolika ku isi hose barasabwa gukomeza gusengera Papa Francisco kumuha hafi muri ibi bihe bikomeye. Kuwa gatandatu tariki 23 ukwezi kwa 2025 byatangajwe ko Papa yararembye bikomeye, ndetse hari ibitangazamakuru bimwe na bimwe byari byatangiye kumubika bivuga ko yaba yitabye Imana, ariko ku cyumweru yabashije kwitabira igitambo cya misa nubwo atari wagiserebuye. Kugeza iyi saha arwariye mu bitaro bya Gemelli, aho akomeza guhabwa ubufasha butandukanye n'abaganga kugira ngo harebwe ko yakoroherwa. Kuba Papa Francisco ari mu myaka y'izabukuru no kuba akomeje kugorwa n'ibibazo by'uburwayi biri mu bituma abantu banyuranye batangira kwibaza uburyo Papa yasimburwa igihe yaba afashe icyemezo cyo kwegura ku mpamvu z'uburwayi nk'uko byagenze kuri Papa Benedicto wa 16. Muri Kiliziya Gatolika itorwa rya Papa ni inzira yihariye ikurikizwa igihe umuyobozi wa Kiliziya Gatolika atakiriho cyangwa atagishoboye gusohoza inshingano ze nka Papa. Uburyo bw'itora bumaze imyaka irenga 800 bwitwa conclave papale. Uburyo bwa demokarasi bufite amategeko bushingiraho hagamijwe guhitamo umushumba uzayobora Kiliziya Gatolika ku isi, aho hatorwa mu byiciro byinshi kugeza habonetse amajwi ahagije ku mukandida umwe. Amategeko y'ubu buryo ateganya ko abakaridinali bemerewe gutora ari abatarageza ku myaka 80 y'amavuko. Nta myaka ntarengwa yemewe ku muntu ushobora kuba Papa, kuko nka Francisco yabaye Papa afite imyaka 76, ubu akaba afite imyaka 88 y'amavuko. Papa Benoit wa 16 yabaye Papa afite imyaka 78 y'amavuko, ayobora imyaka 8 mbere yo kwegura afite imyaka 85 y'amavuko. Dore rero uburyo bwo gutangira amatora. Ibikorwa by'amatora bitangizwa na misa idasanzwe ya mu gitondo. Nyuma y'iyo misa hatangazwa amagambo agira ati extra omnes, bivuga ngo abandi bose basohoke. Noneho abakaridinali bakarahira kubika ibanga. Nyuma y'ibyo abakaridinali bose bafite munsi y'imyaka 80 cyangwa bemerewe gutora bateranira muri chapelle 16, ikaba ariyo yakiriye conclave zose kuva mu mwaka w'1858. Bahita bakingiranwa muri conclave kugeza igihe bahisemo Papa mushya. Icyumba baba barimo nta koranabuhanga cyangwa se itumanaho iryo ari ryo ryose riba rihari. Nta cyizere kiba gihari ko icyiciro cya mbere cy'amatora cyatanga umusaruro uwo munsi. Hakoreshwa ibiganiro, amasengesho, kwitekerezaho kugira ngo abakaridinali bagabanye urutonde rw'abashobora gutorwa. Hatoranywa abakaridinali 9 bo kuyobora amatora. 3 baba abagenzuzi b'itora, 3 bandi bagakurikirana ibijyanye n'amajwi, mu gihe abandi 3 bagenzura niba byakozwe neza. Papa atorerwa umwanya we ari uko umukaridinali umwe abonye 2/3 by'amajwi. Iyo bigeze ku cyiciro cya 34 cy'amatora hatorwa hagati y'abakaridinali 2 ba mbere babonye amajwi menshi mu cyiciro giheruka. Icyakora hari ubwo amatora yihuta mu gihe hari umukandida ukomeye wigaragaje. Mu mateka amatora ya Papa yatinze cyane mu kinyejana cya 13, aho yamaze hafi imyaka 3 kubera impaka za politiki. Muri icyo gihe abakaridinali 3 bapfuye bari muri conclave. Nyuma ya buri tora impapuro z'amajwi zitwikirwa muri chapelle 16. Iyo hazamutse umwotsi w'umukara biba bivuze ko nta Papa watowe. Iyo umukandida umwe yabonye 2/3 by'amajwi aba yabaye Papa mushya. Umuyobozi w'abakaridinali amuhagarara imbere
akamubaza niba yemeye inshingano. Iyo asubije yego, ahita ahitamo izina rya gishumba azakoresha. Nubwo Papa afatwa nk'umusimbura mutagatifu Petero intumwa, nta n'umwe wari witwa Petero mu izina rya gishumba. Ibi biterwa ahanini n'uko Kiliziya ishaka kwirinda kumugereranya na mutagatifu Petero, n'ibindi bikunze kuvugwa ko umupapa witwa Petero azaba ari uwa nyuma mbere y'imperuka. Iyo papa mushya atowe, impapuro z'amajwi zongera gutwikwa hakoreshejwe ibituma umwotsi uba umweru, bikaba ikimenyetso cy'uko habonetse papa mushya. Mu minsi ibanziriza conclave, abadoda imyambaro i Vatikani baba bakora amakanzu 3 y'umweru, amato aringaniye n'amanini kugira ngo bazahitemo ibereye papa watowe. Papa mushya ahita ajyanwa mu cyumba cyitwa Salle de l'Arme, kiri iruhande rwa Chapelle Sixtine, aho yambara ikanzu ye y'umweru nshya n'inkweto zitukura. Nyuma y'ibyo papa mushya atangazwa imbere y'imbaga iteraniye ku rubuga rwa Bazilika ya Mutagatifu Petero intumwa, ari naho hatangarizwa amagambo azwi cyane agira ati Annuncio vobis gaudium magnum habemus papam. Bishatse kuvuga ngo ndabamenyesha inkuru nziza cyane, dufite papa mushya. Itorwa rya papa ryatangiye mu kinyejana cya mbere nyuma y'urupfu rwa Mutagatifu Petero intumwa wabaye papa wa mbere wa Kiliziya Gatolika. Nyuma ye abandi bayobozi batorwa n'abakristu b'icyo gihe, ahanini bahitamo umuyobozi ukomeye mu kwemera no kuyobora Kiliziya. Mu kinyejana cya gatatu Kiliziya yatangiye kugira uburenganzira bwagutse, bigatuma itorwa ry'abapapa rikomera rigira n'amabwiriza menshi. Mu kinyejana cya 11 Papa Nikola wa kabiri yashyizeho itegeko ry'uko abapapa batorwa n'abakaridinari gusa. Ubu buryo bw'itora bwakomeje gushyirwamo imbaraga mu binyejana byakurikiyeho kugeza ubwo mu mwaka w'1621 Papa Gregory wa 15 ashyiraho amategeko asaba ko abakaridinari bagomba kwifungirana ahantu hamwe kugeza igihe batoranyije papa mushya, ndetse babuzwa kubona amakuru yo hanze kugira ngo hatagira ubashyiraho igitutu. Kugeza ubu ngubu Papa agira abamurinda, aba bazwi nk'abagarde Suisse. Ubwo tuvuze ku basirikare barinda Papa bazwi nk'abagarde Suisse, reka turebere hamwe amateka yabo. Ku isi hose umutekano w'umushumba wa Kiliziya Gatolika ni ikintu cy'ingenzi, kikaba cyarashyizwe mu biganza by'ingabo zidasanzwe zizwi nka Garde Suisse. Ni abasirikare bakomoka mu gihugu cy'Ubusuwisi. Aba ni abasirikare barinda Papa bazwiho ikinyabupfura gikomeye, umwambaro wa gakondo ushimishije ndetse n'ubunyamwuga budasanzwe. Ariko se ni bande? Bakora bati? Batoranywa bati? Reka twifashishe nanone ikinyamakuru Iseka News cyakusanyije amateka y'aba bagabo, uko batoranywa n'uburyo bahabwa umurimo ukomeye wo kurinda umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi. Mu mateka yabo bagize ibihe bikomeye birimo intambara yiswe Sac de Rome mu mwaka w'1527, aho abashinzwe umutekano wa Papa barwanye kugeza ku wa nyuma barengera Papa Clement wa karindwi. Icyo gihe benshi muri bo barishwe, ariko akazi kabo karakomeje kugeza na n'uyu munsi. Igitekerezo cyo kugira abashinzwe umutekano wa Papa cyatangiye kera cyane. Icyakora kuwa 22 Mutarama 1506 nibwo umutwe wa mbere w'abasirikare 150 b'Abasuwisi bageze i Roma ku itegeko rya Papa Jules wa kabiri kugira ngo barinde Papa n'inyubako za Vatikani. Icyo gihe Abasuwisi bari bazwiho ubushobozi bwo kurwana, ubudahwema no kuba abahanga mu gukoresha intwaro, ari nabyo byatumye Papa ahitamo Abasuwisi. Mu mateka yabo bagize ibihe bikomeye birimo intambara yiswe Sac de Rome mu mwaka w'1527. Iyi ntambara yabaye ku itariki ya 6 Gicurasi 1527 ubwo ingabo z'umwami w'abami Charles Quint zateraga i Vatikani. Aba basirikare barindaga Papa bari bake ugereranyije n'ingabo zari zabateye, ariko barwanye bashikamye kugira ngo barinde Papa Clement wa karindwi. Muri uru rugamba aba basirikare b'Abagarde Suisse barenga 147 barishwe, ariko babashije gutanga ibyo bashoboye byose bahungisha Papa anyuze mu cyiswe Passetto di Borgo, inzira y'ibanga ihuza ingoro ya Papa n'inyubako
inyubako ifatwa nk'umutamenwa ya Castel Sant'Angelo. Iyi nyubako papa yahungishirijwemo yubatswe bwa mbere nka mausolée bikaba bivuga ahashyingurwa abami n'umwami Adrian mu kinyejana cya kabiri nyuma ya Yezu Kristo, hanyuma iza kuvugururwa kugira ngo ijye ikoreshwa na papa nk'ahantu ho guhungira mu bihe by'amakuba. Ni inyubako iherereye ku nkombe z'umugezi wa Tiber hafi ya bazilika ya Mutagatifu Petero Vatikani. Ubu ni inzu ndangamurage isurwa cyane n'abakunzi b'amateka n'ubugeni. Nubwo icyo gihe Vatikani yasahuwe ndetse n'abasirikare barindaga papa bakicwa, ubu bwitange bw'abarindaga papa bwatumye urwego rwabo rurushaho kwizerwa no guhabwa agaciro kugeza ubwo Papa Clement wa karindwi afata umwanzuro ko nta bandi bashobora kurinda papa uretse Abasuwisi. Dore rero uko batoranywa. Si buri wese ushobora kuba umwe mu basirikare barinda papa. Hari ibisabwa bikomeye bigenderwaho kugira ngo wemererwe kuba umwe mu bashinzwe umutekano wa papa. Ushaka kwinjira mu itsinda ry'abarinda papa asabwa kuba ari Umusuwisi kavukire, kuba ari umugabo ufite hagati y'imyaka 19 n'imyaka 30, kuba ari ingaragu, kuba ari umukristo gatolika w'intangarugero, kuba afite uburebure nibura bwa metero 1 na santimetero 74, kuba yarakoreye igisirikare cy'Ubusuwisi, kuba afite imyitwarire myiza, nta byaha yigeze akora, no kuba afite byibura impamyabushobozi y'amashuri yisumbuye. Abujuje ibi bisabwa bandika basaba kwinjira mu mutwe w'ingabo zirinda papa, abagarde de Suisse. Hanyuma abemerewe bagahabwa amahugurwa akarishye ku bijyanye n'umutekano, imyitozo ya gisirikare, gukoresha intwaro gakondo n'iza kijyambere, ndetse no kwiga indimi zitandukanye cyane cyane Igitaliyani. Umubare ntarengwa w'Abasuwisi barinda papa ni 135. Ubusanzwe uyu mutwe ugizwe n'umugaba mukuru w'ingabo ariwe commandant en chef, umuyobozi wungirije vice commandant, abasirikare bakuru sergent, caporal, lieutenant ndetse n'abandi. Hari kandi n'abasirikare bato aribo bita halberdier mu ndimi z'amahanga. Dusoreje ikiganiro cyacu cyagarukaga ku buryo papa atorwa ndetse n'abamurinda uburyo batoranywa. Mbibutse ko mukomeza kubana natwe mudushyigikira mukanda subscribe ku muyoboro wacu wa YouTube ku Isoko TV. Mbifurije amahoro y'Imana.